gufungura YouTube channel yacu kuri wowe udukurikiye biracyari inshingano zacu kandi biracyari imwe mu ntego dufite kandi mu buryo bwihutirwa. Uyu munsi rongeye kwereka intambwe ku yindi cyangwa se step by step ukuntu ushobora gufungura YouTube channel yawe ubwawe cyangwa nanjye ubwanjye ukoresheje telefone yawe, ukoresheje laptop yawe, ukoresheje igikoresho cyose waba ufite. Nkuko twabyumvikanye mu biganiro by'ubushize, reka natwe tubyaza umusaruro YouTube channel nkuko n'ubundi abandi bimaze kubageza kure. Why not you? Why not me? Natwe biratureba kandi twabishobora. Erega YouTube channel ntago irobanura, nawe ntago kwanga, nange ntabwo inyanga. Nkuko yahiriye abandi natwe yaduhira. So iki kiganiro ni cyawe rero, niba uri umwe mu bafashe icyemezo nawe bo kuba babyaza umusaruro YouTube channel ukoresheje nyine uburyo ngiye kukwereka. So igira hino rero urangiza ikiganiro, ndabizi yuko urakirangiza umaze kuba expert ku buryo nawe wakwifungura YouTube channel yawe cyangwa se nawe ugafasha abandi. Reka rero twe gutinda muri byinshi, ndaje nkwereke intambwe zigera muri 6 ushobora gukoramo YouTube channel yawe kandi mu byukuri ikagenda neza nkuko n'izabandi zagenze neza. Rero tudatinze mpere kuri point number 1 cyangwa se ku kintu cya mbere turaheraho, ikintu cyo creatinga account. Iyi video rero iraza kuba ifite ibice bigira muri 6 birimo uburyo ba creatinga YouTube account cyangwa se Google account, birimo uburyo ba creatinga YouTube channel, birimo uburyo ba verifyinga cyangwa se uburyo wakora verification ya YouTube channel umaze kuyicreatinga, birimo uburyo usettinga YouTube channel yawe, ariko kandi akaza n'ubundi buryo bwo gukora customization ndetse na po ya nyuma yo kuza kuri YouTube channel management cyangwa se uburyo wakomeza kwita kuri YouTube channel yawe. Reka twe gutinda, bizi uko amatsiko ari menshi kandi n'ubushake buhari. Rero tudatinze mpere kuri point number 1. Ujya kuri browser yawe, yaba Chrome, yaba Mozilla, yaba Microsoft Edge, iyo ushaka yose urayifungura kuri device urimo gukoresha, yaba laptop cyangwa se telefone. Urahita ujya hariya usanzwe ushakira ibintu muri browser yawe, hano ujya wandika nka Google n'ibindi, hanyuma urandikamo youtube.com. Nizere ko urimo kubikora. Please ndagira ngo tujyane, ugira icyo utumva ugishyira muri comment, muri description nashyizemo nimero zanjye, ushaka kunyandikira kuri WhatsApp hagize icyo wumva udasobanukiwe, ariko ndagira ngo tujyane urebe how it works. Okay, nizere ko maze kwandikamo nizere ko umaze kwandikamo youtube.com muri browser yawe. Numara kuyandikamo uraza kubona bitewe na browser uri gukoresha, uza hano kubona ibumoso uturongo 3 dutambitse, cyangwa se urebe hirya buryo muri browser yawe ahanditse sign in, ariko ngiye ko nakoresha Microsoft Edge. Ngiye nyifite ibumoso uturongo 3 nitwo ngiye gukirikaho ndebe hasi ahanditse sign in. Wowe rero niba wakoresha izindi browser ushaka kubibona hirya iburyo hejuru. Wewe urahita ubona iyi page, ngiye mfite page iriho konti zigera muri 2, izi nizo nsanzwe nkoresha, ariko we niba ntayo ufite cyangwa se ufite indi ushaka gukoresha itari muri izi, wakanda kuri use another account. Waba ushaka ko izi konti ufite zitagaragara kuri page, wakanda hano kuri remove. Ariko twebwe tugiye gukora nkaho nta konti mu by'ukuri dufite, niyo mpamvu tugiye gukanda kuri use another account. Sibyo, tugiye gukora nkaho nta konti dufite. Niba unayifite urayirengagiza cyangwa se dufatanye n'umuntu utayifite. So nukanda kuri use another account urahita ubona iyi page. Sibyo, irahita kubaza iguha ahantu ushobora gushyiramo email cyangwa se telefone, inakubabwira niba ushaka kuba waribagiwe email yawe. Warayibagiwe wakanda hano kuri forgot email, ariko kandi wibuke ko tugiye kuyicreatinga bwa mbere, ubwo turakanda hariya kuri create account. Nizere ko umuntu wese arimo kuhabona. Iyo wakanze rero bagwa options zigera muri 3, hari for my child, hakaza for my personal use cyangwa se for work or business. Muribuka yuko please twemeranyije ko tugiye gukora YouTube channel ya business, ikora akazi cyangwa se ikora amafaranga. Niyo mpamvu rero tugiye guhitamo reka unona duhitemo for my work or my business. Okay, niyo duhisemo irahita tugeza kuri iyi page. Urascrollinga urebe hasi ahanditse
get email address. Yes, bakande uhita ubona aho ushyira izina ryawe, first name, ya kabiri last name ni option. Hano uzabona harimo option cyangwa se babigize gutya, ushobora kwishyira mu cyane yishyiremo. My name ni urugero rw'izina mfashe, hanyuma nshyiremo izina, ubundi nkande next bara ama page ushobora gushyiraho bid cyangwa se itariki y'amavuko yawe. Abanyarwanda benshi bavutse ku ya mbere y'ukwa mbere. Hanyuma nshyiraho 2000, let's say. Hanyuma ndaje mpitemo na gender. Yes, kamitemo gender. No, not female. Sorry. Ikiremo male. Then ndaje ngire next. Dukomeze nyuma ya next. Hano urashyiramo email cyangwa se get a Gmail address instead. Wibuka ko turimo gukora konti kuri Gmail cyangwa se kuri Google. Niba ufite email urayishyiramo, ariko niba utayifitemo hano naho wayicreatinga. Kandi wibuka ko turimo kugenda ku bintu byo hasi bishoboka kuri wa muntu utayifite. So reka tuyicreating rero nawo. Hano reka dushyiremo icyo nakubwira mu gukora email, ureba ukoresha characters cyangwa se amazina utazibagirwa cyangwa se kwibuka byakorohera. So reka dukoreshe, reka duhimbe wenda my name 2025. Gusa kubwira yuko ushobora gukoresha imibare, ushobora gukoresha characters n'ibindi. Sorry hano barayanze, bavuze ko yafashwe. Icyo baduhaye badusuggestinze ingi ntacyo ni exercise, reka dukoresha baduhaye. Ariko hano ushobora gushaka irindi zina, ushobora gufata izina usanga bararifashe ugahimba irindi. So reka rero none dukoreshe iyi ngiyi batweretse. Voilà. Iyi ni email uzajya ukoresha nyine ujya muri account yawe ya Gmail. So reka aba ariyo dukoresha, then tujye kuri next. Voilà, duhise tuzangaha batwemereye kuba twakora password ya email ducreatinze. Please najya nkubwire yuko password nigomba kuba iri strong. Ubundi password igira ibice bitatu, habamo password strong, hakaba iri medium ni low. Ibyo bashaka kuvuga security ifite cyangwa se ubukomere bwayo. Iri strong ubundi yagombye kwigizwe n'imibare, igizwemo n'inyuguti, ariko kabamo n'icyo bita symbols cyangwa se special characters. Mbese bashaka ko ya password utaziba umuntu wese atapfa gutekereza. Abantu benshi bakora amakosa agahita ashyiramo itariki y'amavuko, agashyiramo ababyeyi be cyangwa abana be cyangwa abakunzi babo. So ayo password ari mu cyiciro cya low, kuko umuntu wese ashobora kuvuga ati ko biri kose ni ingi umuntu yakoresheje akaba yahita yibona mu buryo bworoshye. So izo password rero ntago zemewe. Ibyiza ujye ukoresha strong password ifite ibyo bintu bitatu nakubwiye: imibare, inyuguti na symbols. So kandi kabiri hejuru ya character 6 nibura. Okay, ikindi kintu bakubwira muri password baguha uburyo bwa confirmation. Wana hejuru password, ariko hasi hari icyo bita confirm. Baba bagira ngo utibeshye, donc uyandike habiri. Niba wibeshye hejuru ikanyurana no hasi ntabwo ikunda, kuvuga ko imisi matchinga, bikaba byaguha amahirwe kwisubiramo. Niyo mpamvu bakubwira hasi ngo confirm. Urabona ko hasi bashyiraho n'akandi kantu ka show password, baba bagira ngo uze kureba neza niba ibyo utekereza ari nabyo wanditse. Ushobora kuvuga uti wenda nabuze my name, ariko nkibagirwa nkashyiramo why wenda sinyibuke kuyandika. Wowe ukahora uzi yuko ari my name wanditse, nyamara atariyo. Urumva yuko next time password ya ntabwo ushobora kuyibuka, nta n'ikintu yakumarira. Niyo mpamvu rero ubwo buryo bwa confirmation. Ariko kari akantu ko hasi nako ka show password, baba bakubwira ngo
ukaverifiye nta kibazo mbere yo gukomfaminga cyangwa se yo kujya kuri next. Gusa ibyiza iyo umaze kuverifyinga urakadekosha, ntago vigumamo kugira ngo umuntu wese ye kubabona password yawe mu buryo bworoshye. Yes, nshobora kubikora gutya kugira ngo nyine ndebe yuko bisa, kandi ko kurabona ko duhise twibeshya hejuru kuri mayi urabona ko harimo kandi hasi ntayirimo. Nibyo rero nakubwiraga yuko gukora password bisaba kwitonda, otherwise wazaririmba urwubonye. So nicyo baba bashaka kwereka, urabona ngo those passwords didn't match. Let's correct. Reka tuyikosore tubone ubukomeza. My channel at 2025. Then niba umaze nawe gukora password yawe, reka tuzandike ku ruhande ntawamenya kuko ari exercise ushobora kuzibagirwa. So let's continue with the next the following step. Voilà. Aha hantu rero bakubwiye gukora bakwaje add recovery email, kongeramo email ya recovery. Ubona hari igihe email yawe cyangwa se account yawe ishobora kugira ikibazo, Google cyangwa se YouTube igashaka kukumenyesha ikintu runaka, cyangwa se mu gihe urimo kuyikavaringa cyangwa se kongera kuyigarura bakubaza email ushobora kwitabaza. So uramutse ufite email wayishyira hano, ariko email of course ugomba kwitandukanya n'iriya wa creatinze, iriya twakoresheje do creating account, kuko ni email yo ku ruhande yo kwitabaza igihe nyine wahuye n'ibibazo. Si itegeko ushaka gukora skip, kadukore skip bakatubwira gushyiraho na nimero nayo ishobora kudufasha igihe konti yagize ikibazo. Phone number yawe burya nayo ishobora kugufasha, ushobora kuyitabaza bakakoherezaho password, bakaba bakoherezaho code yindi wakoresha uri covering account yawe n'ibindi kuko baravuga ngo Google will use this number only for account security. Your number won't be visible to other. You can choose later whether you use it for other purpose. Urabona yuko baba kumara impungenge yuko gushyira nimero hano ntacyo bitwaye, nta kindi bazayikoresha ahubwo ni ya security. Hari akandi kantu wenda wigeze ubona nk'umuntu yashatse kwinjira muri konti yawe, ujya kubona ukabona message kuri telefone yakavuga ngo yemeze cyangwa uyihorere. So ni iyi nimero nikikora. So reka ariko none tuyiskipinge twikomereze. Ubona yuko konti yawe, konti name yawe yamaze kuza. Yes, indi twa create zona ngiyi ya email ifite hano. Yes, yangu urimo kubibona. Twikomereze. You can use this email address to sign in later. Kugiye cyose uzajya ushaka gusayininga ni cyangwa se kwinjira muri account yawe ya Google, uzajya ukoresha iyi email. Twikomereze tujye next. Voilà, izi kucyo bita privacy and terms. Aya ni amategeko ya Google. Urabizi ko urimo kuba umwe mu bantu basanzwe bakoresha Google. Yes, uri umwe mu bantu barimo gukoresha Google kuko wamaze kugeraho account yawe. Rero hari amategeko ugomba gukurikiza, ibyo ugomba gushyira kuri konti yawe, uburyo ugomba kwitwara n'ibindi byose. Ibyo rero utabikurikije Google igukuraho cyangwa se ikaba yaguhanisha ibindi bihano. Niyo mpamvu rero ugomba kugira I agree, ukuvuga ngo wemeye ibyo Google itegeka. Unona ntabwo yose twasoma, ariko please uze gufata time yawe uyanyuzemo amaso, nibura ubumenye ngo iyi platform ngiyeho hari ibyo ngomba gukora n'ibyo ntagomba gukora. Para your account is ready. Wow, iki nicyo rero twari dutegereje kubona iyi message avuga ngo account yacu iri ready, ni kwa ko turangije kuyinga. Niyo mpamvu urabonaho ya email ya ngiyi. Hanyuma received recommendation for Google Business Tools. So reka twikomereze rero, kigaragara account yacu imaze kurangira, ariko akakubwira ngo
get your business discovered on Google search. Kugira ngo rero ibintu uzakorera ku iyi account yawe bigaragare, barakubwira ngo shyiraho utuntu dukeya bijyanye na business uzakora aha. Ibi ni inyungu zawe kugira ngo umuntu uzajya nko muri Google agiye gushaka ikintu cyawe, naramuka ashyizemo izina ryenda guha n'ibyo washyizemo hano, ibintu byawe bizaze ku rutonde, ugeze kuri liste y'ibyo nawe ashobora kureba. Impamvu rero bakubwira ngo shyiraho akantu kamwe nibura aha ngaha. So yes, ngiye reka nihitiremo kanigire tech school, sibyo? Kanjye nihitiremo tech school, abarenkiramo, then tugere continue, hanyuma choose a business type, reka twikore service business. Twibuye ko tuzatanga amaserivisi, tugire next, enter a business category. Hano ushobora gushyiraho business category, bituma ibi byose ngubwire ko ari inyungu kugira ngo abantu baza kureba ibintu byawe bazajya bamenya icyo bashaka. Reka twikore nka education center, urumva ni nk'aho ari icyo ukora. Igihe cyose umuntu wese yaza aje gusacinga ibintu bijyanye na education, ukora ko brand yawe nayo ishobora kuza ku rutonde aho izakorera. Reka tubyihorere. Region tuvuge ko izakorera hano iwacu. Let's continue. Hano, what contact details do you want to show to customers? Ni nimero yawe abaza kureba ibyawe abashaka kukubonaho cyangwa se gukoresha, ushaka kwishyiramo cyangwa ntuyishyiremo. Okay, twigire next. Izi ni details zo muri business, reka twikomereze. Reka twirebere. Izi ni address zawe, physical address. Hari serivisi nyinshi usaba Google ikagusaba kuba ufite physical address. Buriya uzayibona nujya gukora ibyo bita monetization. Hari ibyo bagusaba kuba ufite physical address. Katwishyireho iyi ngiyi, twikomereze. Select a way to get verified. Bagiye kuverifya ko uri umuntu cyangwa utari robot. Uko abahaye nimero zawe rero, urumva amahirwe menshi ari uko nyine uri person. Aho niho bagiye kukohereza, bashaka kohereza verification code kuri message cyangwa se kuri call. Hari igihe message idakora, bigasaba ko ukoresha call, bakaguhamagara akakubwira code. So wara katugataruke, bakakubaza amasaha uzajya ukoreraho, ariko ni online. Ubundi online mu by'ukuri ukora 24 hours. Yes, ujya ubibona. Hari igihe ujya nko kuri Google ugashaka serivisi ahantu, ukabona mwarakubwiye ngo aya masaha ba closinze bari open. Ibyo byose ushaka kubisetingira aha ngaha. Add business description, naho washyira incamake ya business yawe, no kugira ngo nyine aba customers bawe cyangwa se ba subscribers cyangwa se followers baye basoma muri make, bahite babona idea cyangwa se babona incamake ibintu ukora, atari bajya mu bintu byinshi. Reka nshyire urugero how to cook local food. Ibi ni ukugira ngo nyine format yuzure. Twikomereze tujye mu biri important cyane cyangwa se mu byatuzinduye. Advertises in minutes. Skip. Komeze.
your edit will be visible once you are verified. Yego. Aha, mu by'ukuri rero iyo tugeze aha ngaha konte yacu muri rusange birangiye. Yes, wibuke twa creatinze account, to creatinga email, sibyo? Account yacu turayisetinga, mu by'ukuri business account kuri Google yacu irarangiye. Yes, urabona ko uhitubona hari iburyo, urabona ko tuhafite M, ni kimwe na initial cyangwa se ni inyuguti ibanza ku izina ryacu twise account yacu, ko twise my name. So urabona rero iyo ufite izina ihita ifata initial yaryo akaba ariyo igaragara hariya. Voilà. Ikintu tugiye gukurikizaho rero ni igiki? Urumva turangije gusetinga Google account nka step number 1 yo creating YouTube channel. Ndumva rero ikintu gikurikiyeho, niba nta ufite ikibazo cyangwa se niba mwese tujyanye, reka turebe step number 2. Reka turebe step number 2 yo creatinga YouTube channel noneho. Voilà. Okay, dushobora gusubira hahandi dushakira ibintu kuri internet cyangwa se muri address bar. Ushaka kujyamo ukandikamo nanone youtube.com, cyangwa se hari uburyo bubiri. Ushaka kujyamo ukandikamo youtube.com, wamara kwandikamo urabona yuko uhita n'ubundi stili ya zina ryawe rihita rigaruka iburyo. Yes, iburyo muri kona yo hejuru, right top corner, urahita ubona ahantu handitse create channel. Yes, urahita ubona ahantu handitse create channel, nuhakanda arahita haza aka page gafite rya zina. Uribuka ko twise my name, rizamo by default. Ushobora kurihindura cyangwa se ukaryihorera, ariko urumva uhita ubyumva ko urarishyiraho izina rijyanye n'ibintu ushaka kuzakora kuri YouTube channel yawe. Hari n'icyo bita handle hasi. Handle ni address uzajya ushakirwaho kuri YouTube channel, cyangwa se kuri YouTube igihe cyose umuntu ashaka channel yawe ashobora gukoresha iriya handle, igahita muri search igahita imugeza kuri YouTube channel yawe. Urabona ko buri gihe nuhindura izina na handle yawe irahinduka. Urabona yuko by default yahise yidukorera handle yita @myname-t4p. iyo niyo twita handle. Okay, ikintu tugiye gukurikizaho ni iki? Tugiye gucreatinga YouTube channel yacu. Nta kindi rero, nta kigoye, turahita tujya kuri create channel. Iyi processing mu minota mike. Wow, channel yacu yamaze kuboneka. Channel yacu yitwa my name. Channel yacu yitwa my name, ifite handle yitwa @myname-t4p, wabibonye. Hanyuma ikagira na profile picture. Kubera ko nta foto twari twashyiraho, urabona YouTube iriyeranja igafata initial y'izina ryawe imwe twise M. Urabona ko yayishyira mu mwanya w'ifoto. Hari ahantu hari M, ubundi hajya ifoto. Turaza kubibona neza, ariko nkwereke ukuntu YouTube iteye ubwoba. Irabuti aho kujya ibintu bisigara ari akajagari, reka njye niyeranje nshake ifoto mbakizeho. Noneho mu gihe cya customization cyangwa se cyo gutunganya channel, nyirayo araza gushaka ifoto yirwaneho, ariko at least nanjye ntasize ibintu byanjye bisa nabi. Yes, niyo mpamvu uyu mwanya rero ugenza kuri gafata izina rye gakuraho inyuguti ya mbere, akaba ari igira nk'ifoto ya profile, cyangwa se icyo twakwita profile picture cyangwa se profile photo. Voilà, icyo tugiye gukora ni iki? Tugiye gukurikizaho izi ngizi ni mo info. Tubona ko wajoininze uyu munsi kuri 17
mu by'ukuri ibintu byose biba bihari kandi urabona ko twatangiye kubibona, bivuge ko channel yacu yamaze kubaho already. Iyo uje ahangaha rero kuri YouTube Studio, aka kantu ka YouTube Studio ndaza kugagarukaho kuko ni akantu ugomba kuba inshuti mukamenyerana, kuko uzagakenera kenshi. Iyo ugiye muri YouTube Studio ubonamo ibintu byinshi cyane birimo ariya menu uri kubona ibumoso, ukaza no kubonamo aya ngaya ari iburyo arimo profile na home, ariko siyo nshaka kwereka nonaha, ndaza kugira igihe cyayo nyikwereke neza. Ahubwo tugiye kwirebera ya profile picture, none ngiye kwereka ukuntu ushaka kuza kuyihindura. Birumvikana ko ifite nko kuri telefone yawe cyangwa se ifite muri computer yawe, niho ugomba kuza kuyikura. Mbere yo kuyishyiraho nari nkubwiye ko akantu ugomba kumenyana nako cyane ni akantu bita studio, YouTube Studio. Ushobora kuyibona mu buryo bwinshi, ushobora kujya hejuru wanditse address n'ibindi byose ukandikamo YouTube Studio. Ushobora guhita ugera kuri studio yawe, cyangwa se ukaza kuri twa turongo dutatu nakubwiraga kuri web browser nimo gukoresha, cyangwa se ukajya kuri ya name yawe iburyo bitewe na browser ufite, ukayikanda ukayitubona ahantu handitse studio. Yes. So ukaza rero ukibuka yuko iyi profile picture yawe igomba kuba ifite izi size 98 kuri 98, uvuge yuko ari square, sibyo? Naka logo ka kare, nagafoto ka kare gafite format ya PNG cyangwa se GIF. Uzi ko ari udufoto twa GIF fungura kagahita karanika nka video. So ntago rero biri recommended gukoresha ku video hano kuri logo, ugomba gukoresha ifoto aka GIF ariko kari static, kari ifoto nyine katari movie. Iyo ngiyo ubwo nandi kubwira ni profile picture. So ikintu rero tugiye gukora ni ikihe? Profile picture urabona iri munsi iyo bita banner image, nayo ntago ari iki gihe cyane ndakikubwira neza, ariko nawe ushatse waba uyimenye. Banner image nayo ni ifoto iza kwerekana muri make look, cyangwa se igatanga general idea kuri channel yawe. Reka nze nkwereke akantu hano, voilà. Okay, nze nkwereke akantu karakwereka banner na banner image na profile image aho bitandukaniye. Reka twifashishe channel yanjye ya Mario Rwanda TV, nkwereke ziriya pictures ahantu zitandukaniye. Voilà, urabona ya hando nakubwiraga. Voilà, urabona ya profile picture nakubwiraga na akangaka kagaragaza, ushaka gushyiramo izina ryawe, ndavuga rya channel. Ariko urabona noneho iyo hejuru ni banner image. Iyi banner image ushaka gushyiramo ibyo ukora, ushaka gushyiramo brand yawe, ushaka gushyiramo mbese summary ya YouTube channel yawe, ushaka kwishyira muri banner ku buryo umuntu agifungura YouTube channel itavuga ati iyi channel uko biri kose ikora kuri ibi. Ushyiramo utuntu turi key ushaka kwerekana channel yawe nta kibazo. Ushyiramo ibyo ushaka byose ariko bijyanye nyine n'amakuru umuntu yifunguye ahita abona. So yewe niyo bita banner. Ariko ntigustresse, ndagutegurira vuba ka video nkwereke tugende tuyikore turi kumwe. Winjire nzakwereka applications zitandukanye ushaka gukoreramo banner yawe, yaba Canva n'izindi. Ndaguha skills ziri basic niba ushaka gutuma ikorera banner yawe cyangwa ukayihindura igihe cyose ushakiye. Si banner gusa na profile image. So reka twikomereze. Buriya rero uramutse uyifite muri computer yawe,
wahita uza ukayapulodinga ugakanda no kuri upload igahita ijyamo. Gusa iyi nayo ifite size zayo, ntigomba kuba iri out of iyi range 2048 ku 1152, kandi ikaba ifite nibura 6 megabyte cyangwa se munsi yaho. Iyo ngiyo ni bana nari nkubwiye. So ikindi nakubwira ni iki, reka turebe. Yes, nkwibutse ko izi foto zombi, izi picture zombi, yaba profile picture yaba na banner picture, zose ziba ziri kuri telefone yawe cyangwa se kuri computer, hanyuma ugakanda upload. Ikindi nakubwira nuko izi foto ushobora kuyihindura anytime. Profile image ushobora kuba ari uyu munsi ukazayihindura ejo cyangwa ejo bundi, ariko ikiza no kudahindagura ibintu cyane, kuko ushobora guhindura uganisha heza cyane, ariko wibuke yuko hari abantu baba bamaze kumenyera ya image yawe. So ikiza rero tugomba gutekereza kabiri mu gihe tugiye kumonta ikintu runaka, donc twirinda impinduka za buri kanya. Anyway, nyuma ya ma image bwara nani mukubwira yuko akantu bita channel studio ugomba kuba inshuti yako nako cyane, kuko uzajya ugakenera cyane. Ni kandi rero kuri web browser yanjye uri mu kubona uciye kuri turongo dutatu tw'ibumoso hejuru, cyangwa se ukatubona cyangwa ukayibona ukanze ku izina ryawe iburyo bitewe na browser uri gukoresha. Yes, ukandaho ubone bwara. Urabona iyo winjiye muri YouTube channel studio, urabona uhitubonamo menu nyinshi, urabonamo dashboard ariyo turiho. Dashboard urabona iyo ugiyemo uhitubona ibintu byose biri technical muri channel yawe, niho ubibonera. Urabona nka hano twagumye kuba dufite ba subscribers, dufite 0 kuko tutaratangira gukora, nibwo tugitangira. Urabona content n'ibindi byose, ariko nonaha reka twirebere settings. Reka twigire kuri settings. Reka nonaha nko kuri reka nonaha twirebere, tujye muri studio, tujye muri settings, tujye muri channel, twigire muri feature eligibility. Nkwibutse yuko tugiye kuri step ya gatatu, aho tugiye gukora verification ya channel yacu. Yes, muri feature and eligibility tujye ahantu bita requirements. Kugira ngo wahabonye hari verify your number. Voilà, ahangaha niho agiye kubera umuti wa verification. Ahangaha baragusaba gushyiramo nimero yawe. Sorry, twari twibeshye hejuru, ntabwo ari United States, ni u Rwanda. Kugira ngo igihugu gihure na nimero birumvikana. Hano dute mu Rwanda, hanyuma dusubmitinge. Next, ubu tugiye kurindira tubone code cyangwa se verification code bagiye kuduha, abari dushyiramo hano bemeze ko nimero yacu ari yacu kandi ihuye na YouTube channel twakoze. Olala, sorry, telefone yanjye yari yazimye, no kwihangana gatoya. Tegereje gatoya tubone 6 digit. Nikuvuga ko code baraduha igomba kuba ifite imibare 6. Iyo niyo verification code. Bakubwira ngo if you don't get the text message, try going back and selecting the call. Yes, nibyo nari maze kubwira, hari igihe code itaboneka muri message, hari igihe gwa message ikanga kuza, icyo gihe bikagusaba gukoresha call. Baraguhamagara bakakubwira, uhitamo call iri ya option 2, hanyuma akaguhamagara bakabikubwira. Naringize uvuga ngo nimero yanjye ntibayemera ko nayikoresheje ku zindi code, ku zindi account, ariko ndabona bayemeye. Yes, reka turindire iyo mibare 6.
tuyishyiremo. So umunsi rwa verifying account yawe ukabona ubuze message, don't panic. Ntibizagutere stress, uzasubira inyuma uhitemo call. Automatically bahita guhamagara akakubwira code yawe. Reka twikomereze. Nimero kutinze. Birukorwa na system, ntushaka kubyihutisha, ntushaka kugendesha gahoro. Just you have to comply with the speed of the system. Nukuvuga ko ugomba nyine kwemera kugenda gake. Niyo mpamvu tuba twavuze ngo reka tubiganireho, tubisharinge, nibitinda unamenye ko bibaho ari bisanzwe. Okay, code ndabona yaje. Ndabona dufite 086804. Yes, dukore submit. Wow, phone number verified. You can close the window and go back to your YouTube. Okay, cyo twari tugamije no kuverifyinga iyi channel yacu. Ndakubwiza ukora aka kantu utagakoze wazaruhira ubusa, uzakora ama video meza kandi menshi ariko nta kintu bizakumarira kuko YouTube channel yawe ntago izabiri verified. Niyo mpamvu raka kantu kari key, ni akantu k'ingenzi cyane 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 kukaverifyinga. So reka rero twitegure tujye kuri step number 4 iyo bita key channel settings. Turebere hamwe uduki tw'ingenzi kugira ngo channel yawe ijye ku rwego rwo kuba yakwakira ama video kandi atangire akugirire akamaro nk'uko yo target yacu. Niko nari mbikubwiye, nongere mbisubiremo yuko YouTube channel studio ari akantu ugomba kumenyera wakaba inshuti nako uko tuzatugakoresha kenshi. So niyo mpamvu tujye muri studio, tujye muri settings, tujye muri upload default. Dushake agakibita visibility standard. Tumanuke turebe visibility. Okay, turajya muri settings, upload default. Wow, visibility ngiyi twayibonye. Yes. Sasa rero muri visibility urasangamo option eshatu. Hari iyo bita public, hari iyo bita private, hari niyo bita unlisted. So private, reka mpere kuri public. Public ubu bwose ni uburyo bwo uploadinga videos cyangwa se gushyira videos zawe kuri channel yawe. Mpere kuri public bivuze ngo ugishyiraho video yawe abantu bahita bayibona. Noneho rero mbere yuko mbwira izindi mbanze nkwibutse yuko YouTube ifite abagabo benshi bitwa ba algorithm cyangwa se algorithm cyangwa se system zabo ziza ubwenge. Iyo ushyizeho YouTube kuri channel yawe, YouTube imbere kwereka abantu banza kwira ati iyi channel ntabwo iri gukora amakosa, iri gushyira ama video yemewe adafite ibibazo, adaharasinga abantu, atakoresheje data z'abandi n'ibintu nk'ibyo. So rero iyo ushyize kuri public nukuvuga ngo abantu batangira kwireba kandi YouTube itarayiverifya ngo yemeze cyangwa se iyihe umugisha. Icyo rero ndaza kwereka disadvantages zayo. Nukuvuga ngo yiramutse ibikoze gutyo igasangamo ikibazo, YouTube ihita iguhana kandi ikaguhana abantu bamaze kubona ya video yawe. Hanyuma rero muri private bivuga ngo iyo uploadinze video yawe ukayita private, bivuga ngo niwe uzajya uyirebera, ntabwo abantu bose bayigiraho access. Akaza noneho na option ya gatatu yitwa unlisted. Unlisted nukuvuga ngo ibirimo hagati. Iyo urayuploading ukayishyiraho ariko abantu ntabwo bahita bayireba. Abantu bashaka kuyireba gusa n'abantu wahaye link yayo kandi please muwe mundebera aka video. Noneho muri cya gihe ikiri muri unlisted YouTube irayanaliza ikabata ariko iyi video reka nyirebe. Ese amashusho yayo ni meza, ese nta tegeko ryapfuye n'ibindi. Noneho yo ikikora iyo isanze harimo ibyo bibazo irakumenyesha, iguha nka nushaka uyite alarm cyangwa se irakwandika tubyite gute, yo irakumenyesha ikaguha ubutumwa ikakubwira ati video yawe indirimbo wakoresheje siyo cyangwa se amashusho wakoresheje n'ay'abandi nta burenganzira bafite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo iguhana ahubwo iguha
icyo gukora, kugira inama. Mu gihe muri public ibyo ukoze nk'amakosa yo irayaguhanira, ikagukubita icyo bita strike. Ni ukuvuga ngo ni nk'igihano, ushaka kugifata nk'igihano, kuko iyo gikabije gushobora no gusiba YouTube channel yawe ikayikura online. So urumva rero yuko utu tuntu twa visibility ni utuntu ugomba kwitaho cyane, nka kugira inama yo gukoresha unlisted cyangwa private, hanyuma wenda hagati y'amasaha 24 na 48 ukaba washyiraho YouTube ya video yawe, ukaba wayishyira kuri YouTube channel as public, none abantu bagatangira bakayireba, kuko tuvuga yuko mu ayo masaha washyizeho YouTube channel yawe cyangwa se yabaye revised, cyangwa se video yawe YouTube yamaze kuyigaho, niba ari amakosa yabonye cyangwa se yayihaye umugisha yuko nta kibazo kirimo. So ko kantu rero ni important cyane, kari mu bintu ugomba kwandika mu mutwe wawe igihe cyose urimo gukina cyangwa se gukora kuri YouTube channel. Akandi ga point k'ingenzi cyane, kankwereka kandi ga point k'ingenzi cyane ahangaha. Reka ngakwereke muri studio, n'ubundi no tukiri muri settings, tukajya muri basic information, hanyuma studio settings, upload default basic information. Voilà. Okay. Muri advanced settings, muri category sasa. Video yose uzakora igomba kuba hari category ibonekamo. Hayo ukuntu YouTube yateguye ibintu byose nuko tutabimenya. Ubona video yose ikorwa muri YouTube yagombye kufaringa cyangwa se kuba hari category ibonekamo muri ibi. Wenda uzakora ku bintu by'amamodoka, icyo gihe wahitamo ibintu bya autos and vehicles. Niba uzakora comedy cyangwa inzenya, uzashyira muri comedy. Nk'ibi byacu twahisemo bya education, turagomba guhitamo education. Niba uri umunyamuziki uzwi, urashyira mu music. Niba bese urareba category yawe, niba ari gaming, ibintu by'imikino, urareba video ugiye gukora, ugiye kujya ukora ku biki. So noneho uhitemo category yawe mu gihe cyose uzajya ukora video. YouTube izagira ngo uyu muntu arimo gukora izi video zihura n'iyi category yahisemo, nanjye rero ikamufashe nshaka abantu bakunda kureba ibyo bintu, mbereke video z'uyu muntu. You get? Ahangaho ndetse tugenda turushaho kungukaho ubumenyi. Buriya aba views dushaka ntago ari bo b'ingenzi cyane, buriya ahubwo aba viewers dushaka batufitiye akamaro nawe YouTube iduha, bitewe n'izi category wakoze n'amavideo wakoze. Tuzabibona neza mu butaha. Reka nkwerekera kandi kantu k'ingenzi hano, comment hano zigomba kuba ziri on, ukemera abantu kujya baguha comment ko babona video ukora, bakajya batanga ibitekerezo byabo. Hanyuma hano ariko ukaba wahitamo uti comment zose bazampanza zireka zitambuka abantu bazirebe, cyangwa se nzabuzizi nizi zitukana, zivuga ibitajyanye n'umurongo wacu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Gusa inama nakugira, ntago ari byiza guhita ufata comment zose ngo uziblock. Oya, jya ureka comment zose zize n'iziri negative, cyane ko iziri negative nizo zikubaka. Kuko hari umuntu uzugaye ati nabonye naga filime nabonaga wenda video yawe ikoze nabi, amashusho ntiyazaga neza, amajwi ntiyavugaga neza, topic yawe ntabwo wenda ntagisobanuye cyane. Ibyo byose bituma muri video z'ubutaha ugenda ukosora ukarushaho gutera imbere. So ni ngombwa rero kureka rimwe na rimwe amakomenti ari negative akaza. So iyo urangije byose urasevinga, bikaba bigiye muri default upload, bikaba ari ibintu rero uzajya ukoresha. Ikindi kintu nakwereka nacyo cy'ingenzi ni ikintu bita permission. Urabona uko ukura, urabizi ko intego yacu dufite hano ni ugukura. Uzagera igihe ukenera abantu bagufasha kuri YouTube channel yawe. Ushobora no kurwara, ushobora no kuba udahari, ariko hakagira abantu bakomeza kuraninga YouTube channel. So ntago ari byiza kugira ngo ubahe ya password na email wakoresheje ucreating YouTube channel yawe. Please ndakwinginze, niba uri mu kunyumva,
ntugatange password yawe, ntugatange ya email yawe. Kubera iki? Ibyo bintu bibiri nkubwiye, ya email na password niyo YouTube channel nubimpa uzaba umaye YouTube channel yawe. Ninshaka nzahita mpindura password wowe ngukure mu Burundi, ntuzongere no kumenya ibihakorerwa. Ahubwo ikintu ushobora gukora, kuko niba ureba neza urasanga hariya urabona iyi page iri imbere yawe, ubona ahantu handitse owner, aho hasi urabona ko hariho my name ya konti ya zina rya ya konti, aho ukabonaho na ya email twa creatinze, bivuge ngo owner ni uwo muntu nyine. So kugira ngo rero ufata abo bantu babe bagufasha bafiteho ubushobozi runaka, urakanda kuri invite, sibyo? Urareka kubaha bya bintu bibaha baritwa owner, baraba banyiricano, kandi ushaka kubaha akazi runaka. So kanda kuri invite, ushyiremo email y'uwo muntu ushaka gutumira cyangwa guha akazi. Hanyuma hano muri access uhitemo ikintu azagukorera, ese ni editor, ese ni viewer, ese ni viewer limited, ese ni subtitle editor, ese ni manager. Ibi byose ni urwego rwa permission, ni urwego rw'ubushobozi cyangwa rw'ubushye ubahaye, bazagira ni imbaraga, ni urwego rw'imbaraga runaka bazagira kuri channel yawe. Numugira manager cyangwa ukamugira editor, ntago azaza ngo abe yasiba content zawe, ntago azaza ngo abe yagukura kuba owner, ntago bishoboka. Kandi igihe uzashakira uzaza wongera umukuru w'umwaka bwa burenganzira bwawe. So iki kintu kiri important, please uzabike kure cyane password na email yawe wakufunguje YouTube channel, kuko iyo niyo channel yawe. Wara ako kantu nako ndumva kazakugira akamaro, ukazanshimira nyuma. Anyway, iyo rero yari ikijyanye n'ama settings amwe namwe y'ingenzi ugomba kuba ufite kandi atunganyije neza kugira ngo YouTube channel yawe igere ku cyo turimo kuyifungurira. Tugana kuri step number 5, cyo bita setting up your YouTube channel. Yes, mu gusettinga narimaze kwereka settings zimwe na zimwe ziri important ugomba kwihutira kuba washyira ku murongo, ariko hari ikindi kintu gikomeye bita customization. Nukuvuga ngo process ukora kugira ngo channel yawe irusheho kujya kuri standard no kuba ready kuba yabyara amafaranga, no kuba yawe customized. Hari ibintu birimo by default, ariko hari n'ibindi bintu nawe ugomba kuyishyiraho kugira ngo ujye ku rwego wifuza. Ibyo bintu rero nibyo birimo ibyo bintu nibyo dukora muri customization. Kwanza iki ni nacyo twita customization ya YouTube channel. Ibyo ngibyo turabibona rero duciye muri basic information. Tujye kwira muri contact information, noneho turebemo ibijyanye na profile cyangwa se na owner ni ibiki, ese bimeze neza, nabyo tubisettinge neza. Wara ibyo kugira ngo tubigereho n'ubundi byose turaca muri studio nkuko nakubwiye, duca muri customization, hanyuma tujye muri profile. Yes, scrolling it down, scrolling it down, urabona icyo bita, urabona ya mazina yacu, ya mahando yacu ngaya. Reka nkwereke icyo tugiye gukora cyihutirwa cyangwa cy'ingenzi. Voilà, icyo bita contact info. Ahantu naho hari akantu k'ingenzi kandi k'ubwenge. Ubona ko badusaba email. Iyi email, ikintu cy'ingenzi nakubwira nuko kizira ko bashyiramo email wakoresheje creatinga YouTube channel yawe, kubera ko ahangaha iyo ari ushyizemo nayo yakora, ariko uba exposer cyangwa se uba ugaragaza, uba uha abahakazi ubushobozi bwo kuba bakwinjira muri YouTube channel yawe. Ni byiza rero kuba wakoresha YouTube email address itandukanye niyo wakoresheje ucreatinga YouTube channel yawe.
kandi nabo barimo kubikubwira ngo let people know how to contact you with business inquiries. Uba ni gukora akazi cyane icyo ukora cyose ukeneye ko followers bawe mujyana touch, ni email rero bazakoresha bakuvugisha, ariko kandi bakavuga ngo the email address you enter may appear in the about section of your channel and be visible to viewers. Ibyo nibyo, ariko ugakoresha email wakoresheje ukiyitinga ya YouTube channel. Tukiri hano hagume nkwereka ko bita video watermark. The watermark will appear on your videos in the right hand corner of the video player. Ibyo ngibyo urabyumva. Aka ni akarogo ka brand yawe kagaragara muri buri video yose ukoze. Ni akarogo gato kaba gafite 150x150. Urumva ni agasquare, ni agakare kagomba kuba ari agafoto katari aka video, ahubwo gafite format ya BMP cyangwa se JPEG, kakaba katarengeje 1 megabyte. Nuko ngo uramutse ugafite kuri computer yawe cyangwa muri telefone, uraza ukajya muri studio, ukajya muri customization, ukajya muri profile, ukamanuka hasi hariya muri video watermark, ukagira upload, gahita kajyaho kakazajya kagaragara muri video yose. Mugiye ku uploadinga ushobora no kubihindura, ukajya uvuga ngo kaze muri video yose, cyangwa kaze mu dutangira, kaze hagati, kaze kana wena mu gihe video irangiye. Ibyo ngibyo ushobora kubisettinga mu gihe urimo gushyira video yawe kuri YouTube channel. So scrolling uzamuke gatoya nkwereke main link ya YouTube channel yawe. Yes, ahangaha igihe ushaka nko gusharinga YouTube channel yawe cyangwa ushaka kuyikoresha ibindi, ushaka kuzuga kopia iyi link. Iyi niyo main link. Yes, you kanze hano ukopiye link yawe. Akaza kuri description. Iyi description uzayibona neza, itandukanye na description ya video. Buri video uzajya ukora uzagira description, ariko utandukanye n'iyi ngiyi. Iyi ngiyi ni itanga ishusho cyangwa se summary cyangwa incamake ya YouTube channel yawe. Kavuga ngo iyi ni YouTube channel ngikora ibi n'ibi, kuko ari kuvuga ngo tell viewers about your channel. Your description will appear in the about section of your channel and search results among other places. Iyi description igomba gutanga nyine amakuru ari general cyangwa se ari summarized kuri YouTube channel yawe, ku buryo umuviewer cyangwa se umuntu gusuye wese ahita abona ngo wow, YouTube channel ikora ibi n'ibi. Iyi ngiyi ni ahandi nakubwiye, ndumva handi umaze kuyimenyera. Iyi ni name ya YouTube channel yawe. Wara ikindi ni ikihe? Voilà. Description nayikubwiye. Description nayikubwiye. Iki nakubwira, hari akandi kantu k'ingenzi cyane, nubwo atari igihe cyako neza, ariko kumenya ntacyo bitwaye ko turabikenera cyane mu video ari imbere, cyangwa se muri steps z'imbere tugiye gutangira gukora ama video. Akantu bita audio library. Urimo kumva iyi video yanjye cyangwa se iyi content cyangwa iri somo turi kwiga, hari aka music gatoya cyangwa se akarimbo kari inyuma uri kumva gake ko twita background sound cyangwa se background music. Ziriya iyi ndirimbo urumva ituma biryoha, ariko uyishyizemo wayitoraguye aho ubonye hose, ni ya mategeko nahoze nkubwira YouTube ishaka kuguhana cyangwa ikakubaninga cyangwa ikaguhagarika. Iyi audio library rero ni stock YouTube yagukoreye, ikakubwira ngo please, niba nta zindi ndirimbo ufite wigengaho, wifata indirimbo aho ubonye hose ugenda utoragura indirimbo udafite uburenganzira, ngo ino hano uhitemo akaririmbo kakuryoheye kandi kajyanye na content yawe aba ari gukoresha as background music. So aka kantu ni ingenzi cyane, uzagakenera kenshi, uzajya ugakoresha ntabwo ufite. YouTube irakemera, ntishaka kukaguhanira, nta ndi umuntu wakurega ngo bankoreshereje umuziki. So
kariya rero ni very important, nako kazaba inshuti yawe, nako kaba inshuti yawe guhera uyu munsi ukikabona. So kugira ngo tugane ku musozo, tugiye gukora ama exercice ndetse no gukora ama YouTube channel yacu neza, ndashaka gusiga nkweretse ikintu bita ngiye kwereka iki kindi. Ndumva nakujyana kuri step ya nyuma ya gatandatu, iyo twise YouTube channel management. YouTube channel management, urumva twakiyitinze Google account, dukiyitinga email, dukiyitinga channel, turayisetinga, turanayi customizing. Ikintu gisigaye ni YouTube channel management, aho tuzashyiramo ama video, tukamenya no gukurikirana aya ma video yacu arimo kurebwa ate, ese yagize iyihe impact, ese ama copyright nayahe, no kuvuga ngo amateko twishe nayahe, mbese twahinduraho iki, birimo kugenda gute. Iyo ni step ya nyuma. Aho ngaho niho rero nakwereka ugomba no kuza ukareba kuri aya mameni. Urabona ugiye muri studio, urabona uhitubona meni nyinshi zirimo za dashboard, aho ujya muri ibintu byose bijyanye na technique ushobora kubona muri dashboard, ukabona aba subscribers ni bangahe, ukajya muri content, ama video yanjye nangahe maze gukora, na yahe ama short twatu video dutoya ujye ubona ku ma TikTok na hehe hose no ku ma YouTube, n'utungu tumaze gukora, usukarira mu iminsi ngahe maze kurebwa n'abantu bangahe, mbese amasaha bayirebye amasaha ngahe, ibyo bita dashboard, content analytics, sibyo. Ibyo byose urumva ni muri YouTube channel management. Ibyo byose rero ndaje tubyinjiremo neza. Gusa urumva byateguraga ikiganiro kirakurikiraho cyangwa se indi video ikurikiraho ikwereka how to upload, ukuntu uzajya uploadinga video zawe. Ariko nibura urumva yuko wagizeho general idea, sina general idea ahubwo ufiteho ubumenyi buhagije ku buryo none ushobora kuvuga uti ngiye gufata ngiye gukora live, nabyo tuzabireba neza, ngiye gukora short, ngiye gukora video. Ibi byose ni data content cyangwa se ni content za YouTube channel zawe, kandi nawe uzazikora. Niba ugiye kuvuga ngo na uploadinze video mu gitondo, reka nimugoroba ndebe imeze gute, urumva ufite ukuntu uzajya muri analytics n'ibindi uzajya ukomeza ugenda turebera hano kugira ngo turushe gufatana imbaraga, guterana imbaraga cyangwa no gufatana ibiganza tugana kuri ya projet yacu, tuvuga ngo ariko why not me, why not you, kuki twe tutabyaza umusaruro amahirwe ahari. YouTube channel yamaze guhindura abantu benshi cyane. YouTube channel yakurikirwa n'abantu benshi, uko nabikubwiye tugitangira. Niba hari abantu barenga miliyari 2.5 kugera kuri hafi 3 zikurikira YouTube channel zishobora kureba video zanjye, birumvikana uzakora mu Kinyarwanda. Ikinyarwanda ntabwo ari abantu bakabije, ariko nabo babireba. Kandi uzi n'izindi ndimi, uzi Icyongereza, uzi Igifaransa, kuki utakora content mu zindi ndimi? Why not? Uzi Igiswahili, uzi Ikigande. Please reka tugerageze uko bishoboka byose tubyaza umusaruro YouTube, natwe twageraho abandi bageze. Ndagushimiye kwanza, reka mbone nagushimire, ngiye natangiye mbere yaho gatoya, ariko nenda kugira abantu 1000 kubera mwebwe wakoze subscribe. Uri umuntu w'ingenzi, nawe abandi uzazikora. Ibyo mvuga bishobora kugira akamaro, ariko nawe ibyo uvuga bishobora kukangirira ndetse bikakagira n'abandi. Please ntubyihererane, usharing izi video, utumira abantu bayirebe, twese dufatane ku rutugu cyangwa se dufatane duterane imbaraga, natwe tugana ku mafaranga ya YouTube. Yari Papa Tonto rero nkuko bisanzwe, hano ni ku Mareyo Rwanda TV. Duhure mu biganiro byacu by'utaha, kandi muri comment umbwira ngo nabikoze ngeze ahangaha. Imana iguhe umugisha kandi igufashemo. Ciao ciao.